ariko hari mu kintu gikomeye cyane nshaka ko tuza no gutindaho. YouTube ubwayo irasuzuguritse. Oya. Alfred naho ndibugire abantu mu mibare, ariko nza abana bafite ama YouTube channels bahembwa umushahara udafitwe n'umukozi wa leta n'umwe hano muri kino gihugu. Sibyo? Bura muri kamere muntu dutinya ikintu tutazi. Ugomba gutinya impamvu ituma yandikishwa ko agiye kubw'impamvu ze bwite akajya kuba umushomeri, yarakeneye ako kazi, yarakeneye amafaranga, akajya kubaho nabi. Ugomba kwibaza niba uwamubwiye cyangwa se watumye yandika nta kibazo gikomeye amufiteho. Ni nayo mpamvu abenshi kubona akazi mu nzego zindi n'izigenga biragorana. Na leta yarakwanze kandi reka umenye ko abantu bajya bamenya ko n'ibigo byigenga byo bigengwa na leta. Birigenga ariko bisaba byangombwa heze muri leta. Umuntu YouTube channel nakubwiye abantu nuko ntashaka kugira mu n'amazina n'ingero, ariko ngenze umubare w'abantu barenga 10 mu Rwanda bubatse inzu nziza bakoresha YouTube, bakuye amafaranga kuri YouTube. Sibyo? Nituva kuri kamera ndaguhingiro nk'eshanu. Urumva z'abantu nawe uzi. Kubera ko badafite umushahara uzwi muri leta ngo tumenye ngo kuvuga ngo visi mahembwa miliyoni 2 kubera ko ari stati harizwi, nta gushaka kumenya ko abantu bakorera ayo mafaranga. Umenya ko abantu bagenda mu modoka nziza, bubatse amazu meza, afite business zikomeye, babikesha amafaranga ufana kuri YouTube. Nose niba hano wabonye uri yo kuyavanaho kandi akora ibintu bidasebetse bifasha abantu, ibyo bintu urimo urabinenga iki? Urabirwanyiriza iki? Kuki umva ari ikintu kidasanzwe? Nyine we ubona nta kintu kindagoye kujyamo wenda reka nkubwire impamvu hesha tuzatuma uwabaye vice mayor cyangwa indi myanya mu butegetsi atakifuza kwisubiramo. Iyo umuntu agizwe aho umwanya mu nzego z'ubuyobozi bwa leta, uzi ibintu bitatu bya mbere ahindura. Ariko umuntu wananiye na leta kigigoragoza nge namenya, uri kubyumva. Hanyuma ikindi reka tuvugishe ukuri, reality ihari. Iyo RPF yakubonyeho nko ku banyamuryango ba RPF ubusembwa, shaka kutabutangaza ariko avangwa mu nshingano. None se izo nshingano bazivangwemo kubera ko RPF yagutenze n'ujya handi mu kindi kigo cya leta. Aho FPR yakishimira ko ukora no muri fite ibyo yakunenze ni hehe? Na cyane ko nta n'uwapfa kugwa akazi kandi n'ubundi nyine yanakunenze. Yego. None rero no kubona wavuga uti rero reka ngiye gukora ahantu noneho nizeye ko batazabyugutsa mu gitondo maze koga ndi kwisiga amavuta. Sibyo? Ati sohoka. Ngo batambwira ngo ntibirirwe ku kazi. Sigura urufunguzo. Ohereza urufunguzo. Wabikirwa uruzana. Ohereza urufunguzo. Kukazana ndi rukeneye uri bwinjiremo. N'umushoferi baguhaye agahita agusiga. Urumva abanye atekereje kwikorera rero noneho. Akanavuga ati nibiretse n'ibyumeya n'uwigenga n'iki nzamukorera. Cyaba igitekerezo cyiza buriya gutekereza kwikorera no kwibohora. Tubaye ikaze mwese mukunda ibiganiro bya Ukwezi TV ndetse na The Point Africa. Imbere ya kamera hari umugabo bita Theo ngo haye ikaze mu biganiro. Reka ubwo nawe nguhirindi kubera ko twembi turaza gufatanya iki kiganiro, ariko ubwo tunaha ikaze abaza kudukurikirana baze kuduha n'ibitekerezo muri commentaire kugira ngo byo tuganira nabo twe kubaheza. Yego. Theo hari ikintu kimaze iminsi kiri gutrendinga cyangwa se kiri kuvugwaho ahanini bitewe nuko numwe mu bantu batari basanzwe cyangwa se batari bamenyerewe. Ni nabwo bwa mbere twari tubonye umuntu wo ku rwego rwe yigaragaje mu buryo twamubonyemo. Hari uwahoze ari vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Musanze, yagize atya yaramenyerewe cyane cyangwa se byari byagaragaye ko yakuwe kuri uwo mwanya, yavuye kuri uwo mwanya yeguye ku mpamvu ze ziswe bwite cyangwa se n'izindi tutamenya. Ejo ndamubona kuri YouTube. Yego. Abantu bamwe bamuhurwa amenya ati wabaye vice mayor none ashinze YouTube. Ati akoze shit terrible. Mbona umwe mu banyamakuru basanzwe bazwi hano mu Rwanda akore n'ikiganiro kuri icyo kintu, aravuga ati ese ubundi umuntu ngo yarahamagawe agirwa vice mayor, ahamagarwa kurwaho, none tumubonye kuri YouTube. Vice mayor gushinga YouTube ni igisebo? Wowe nk'umuntu usanzwe unakoresha uyu muyoboro cyane. Ni ikintu gishimishije, ni intambwe nziza, gusa none ku muntu utabijijwe yakumva yuko ari ikibazo. Ariko ngereka mushimira, ahubwo nabonye YouTube channel yerekana nayamamaza yitwa
Gahinga Harmony TV. Ntabwo nzi icyo bisobanuye mpamvu yahise Gahinga, ariko rwose mpise nkora subscribe Ukwezi TV gusubscribe nze kuyicano cyane kandi afiteho content nziza. Wenda tuza kubiganiraho, ariko mbere na mbere YouTube channel cyangwa izindi platforms zitandukanye kuyibaho ntabwo ari ibintu bisebetse. Cyakoze igisebetse nicyo wayikoreraho uramutse ukozeho ibisebetse. YouTube channel ye content ye mbere na mbere ari visi meshize mu mibereho myiza y'abaturage. Iyo ugiye kureba ibintu yigisha, intego zaryo cy'ubuzima, wenda ni kimwe mu titire z'ibiganiro bye. Ibi byakurinda inzara mu gihe uri kuri regime ishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Yego. Hanyuma indi ntuze wenda uburyo bwo kunanuka byihuse ukoresheje amavuta. Si imibereho myiza y'abaturage. Ibyubaka umubiri byagufasha kunanuka byihuse, sibyo? Isukari siyo ikubuza kunanuka, ari bwabyo ari gukora ntabwo bitandukanye n'ibyo yari ashinzwe. Kandi mbere yabikoraga ari meya ubihemberwa, ubu ari kubikora nk'uriyo gutambutsa ibitekerezo kwigisha abantu. Aramutse nabwo abihembewe noneho byaba ari akarusho. Tubanze turebe kuri content ubwayo, ari gukora ikintu kibi? Icyo ari gukora, icyo ari kwigisha abantu ni ikintu cyiza. Ahubwo ngewe ntitayeho kuba ari umutegetsi uko njya nsapotinga n'abandi, nzamushaka cyangwa bazanshake mwungura ubumenyi ku buryo arushaho kubikora bikamubyarira umusaruro. Niba kuko nubwo ndishwa niba yabikoze agira ngo bibyaze umusaruro mu buryo bw'amafaranga. Uko byasa kose nawe ntabwo yashinga YouTube adakeneye amafaranga. Ashaka kubikora azi kavuga ngo reka ni platform nshaka gutambukiza ubutumwa bwanjye, ibyo amafaranga atarabitekereza, sibyo? Yabaye umunyamakuru Theo, asanzwe azi impamvu itangazamakuru, azi n'icyo bivuze kuba yashinga YouTube channel. Okay, reka tujyane no kuba yarabaye umunyamakuru. Akaba nabisobanukiwe. N'ubundi ibyo yakoze ntabwo bitandukanye na kariyeri yigeze kubamo, sibyo? Ko bayisubiramo ntabwo mbona ko ari ikibazo. Ariko hari mu kindi kintu gikomeye cyane nshaka ko tuza no gutindaho. YouTube ubwayo irasuzuguritse. Oya. Alfred, naho ndibugira abantu mu mibare, ariko nza abana bafite ama YouTube channels bahembwa umushahara udafitwe n'umukozi wa leta n'umwe hano muri kino gihugu. Babona buri kwezi amafaranga na ministries. Wowe wimbaza ibintu byinshi, wifata wizanamo umwanya nkubwiye. Umukozi wa leta muri iki gihugu umushahara agenerwa n'iteka rya perezida cyangwa se iteka rya minisitiri rigena imishahara y'abantu aba naba, akaba nta muntu n'umwe uhembwa uwo mushahara. Umwana w'imyaka 30 cyangwa 25 akaba yinjiza amafaranga ku kwezi. Ibyo bintu birahari, nta mibare ndibukubwire cyangwa nkubwire ingero, ariko ibyo bintu birahari cyane. Aho abantu bubaka ama etage, bagenda mu modoka nziza, babayeho neza, abafite imiryango barira abana baba amashuri meza, bakora content kuri YouTube. Mu mafaranga ni ibintu bishobora kwinjiriza umuntu amafaranga bikamutunga, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abantu bafite platform zifasha abantu, zifasha leta, zifasha inzego zitandukanye kugera ku ntego zazo. Nisushaka kumbwira ko mu bantu bajya bakenera abanyamakuru bakoresha YouTube, leta iri ku isonga. Buri aba social media influencers mu ma activity menshi akomeye y'igihugu barabitabaza. None uyu muntu ahubwo nge mbona nk'umuntu bazi ko yabaye vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, nge mbonye ibintu ari kwigisha, ahubwo hari ama ministeri amwe namwe n'ibigo bya leta bikwiye kubegera. Babandi batubwira ko bakwiye kurinda abantu, kwigisha abantu kurwanya imirire mibi, kurwanya indwara ziterwa no mu kibuhu kabishe cyangwa ziterwa n'imirire mibi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose kurwanya indwara zitandura, bakwiye kuba bamwegera bakanamusapotinga, bakavuga ati uyu muntu hari n'urwego tuzi ariho rw'ubujijuke, tumushyigikiye yarushaho kubyara umusaruro. Ariko uriya izina vice mayor muri iki gihugu ni izina ryubashywe. Vice mayor kimara gufata cyangwa se kimara kugirwa vice mayor, ahita ahabwa imodoka nziza, ahita ahabwa umushahara mwiza. Bra vice mayor ari hagati ya miliyoni 2 gutyo, sibyo?
visi meya aba afite izina rikomeye cyane cyane. reka duhere kuri ayo mafaranga uvuze ushobora kumva ko miliyoni 2 nta bantu bahembwa bakora kuri YouTube. Nyine ikintu kirimo abantu bamenyere ko YouTube urabyumva ari abantu nyine b'inkunda rubyino y'abantu bakiri bato. Rero niba agiye atari inkunda rubyino abantu no bamenyereye ko n'abatari inkunda rubyino bashaka kuyijyaho kandi se wabo wayo wa mbere n'abandi barahari batari inkunda rubyino bakora ibintu biri smart. Reka nkubwire Alfred, YouTube ni platform ibijyaho bigenwa nyine n'ubishyiraho. Umuntu bita Paul Lumumba uramuzi w'umunyakenya. Yego. Afite YouTube channel akoraho ubusesenguzi mu bya politiki. Ugiye ukareba ibiganiro biriho ukareba ubusesenguzi bariho n'uburyo bamukunda wamwe ngo umuntu araciriritse. Ikibi nuko ari gukora ibintu atumva cyangwa se bigayitse, ariko niba akora ibintu yumva asobanukiwe n'abantu bakaba bashobora kugira ikintu babyungukiramo, uwo muntu ari mu nzira nziza cyane ahubwo akwiye gushyigikirwa. YouTube ntabwo ari platform mbi nubwo hari abakoresha iyo platform nabi. So ntekereza rero yuko kuba yayikoresha we mu buryo bumufitiye akamaro, ufitiye n'akamaro sosiyete ni ikintu cyiza. Ashobora gushaka n'akandi kazi akabikora wenda ari part time job. Tuvuge ko ariho abonye ashakira akazi, bivuge ko umuntu wabaye vice mayor akimara gukurwa ku mwanya w'ubu vice mayor ntafite ubundi buryo bwo kuba yakoresha bwa bushobozi bw'amafaranga akaba yashinga indi business. Kubera iki YouTube nyine kutesa abona YouTube ariyo turo yakwinjiriramo? Ni nkuko n'ubu munsi wambaza ngo kuki agiye wenda gucuruza inyanya, sibyo? Haha abacuruzi b'inyanya basuzuguritse. Reka umuntu hano uranguza inyanya ushaka gukora 200 ku munsi, wese babisuzuguritse. Reka nkubwire Alfred, wimwera ngo kuki yahisemo ibi nabyo bita mwe ruvuga ngo kuki ari byahisemo. Ahubwo abantu barumva wabaye vice mayor ko nta tegeko rivuga ngo wabaye vice mayor kwiye gukora ikingi kimwe yo kuva mu kazi. Kuki icyo yakora uyu munsi muri kukijajinga yagikoze nabi? Ni ikintu dukwiye kwibaza. Hari ubwo yagikoze nabi? Niba atagikoze nabi rero mumureka gikore, hanyuma ahubwo dusikare tunamushyigikira tuvuga tuti ni gute yagikora neza kurutaho. Ariko nabonye abantu banayimwamamarije bamunenze banzamamamarije kugenda zamuka nanjye mu bantu bazamusapotinga ndimo. Erega abantu dufite, reka nkubwire abanyarwanda bafite nukunenga akazi banenga akazi k'abandi, umuco mubi wo gushaka kujora buri kintu cyose babonye, sibyo? Aho kukishimira. Nge niba ubonye yuko umupapa mukuru ukuze yagiye kwiga primaire, urwo rusenda rutari ku isahani yawe kuki rugiye kukurya? Iyo nyo gushaka itari ku mutwe wawe ni gute kubangamira? Iguteye isoni, sibyo? Umupapa we yarabizi, ariko mu buzima bamo abangamiye nuko atazi gusoma no kwandika. Afite imyaka 35 agiye gutangira primaire agiye kwiga. Nkaho akamwankuraje ngo nkuriya musaza kwere umuntu ngo se ngo niba abona akazi ngo uzatunga ubona akazi ngo ujya muri pensiyo. Kuki utekereza se agiye kwiga kubera akazi? Kuki uzatekereza yuko ashobora no gutangira akazi muko yakoraga akanuza akazi ke kubera ko yamenye gusoma no kwandika nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 akomeza ibyo akora bimwinjiriza azi gusoma no kwandika? Ikintu cyo kumva ko buri kintu cyose kijemo abantu bacyataka ni umuco mubi mbona abantu benshi bafite, ariko bikwiye gucika mu byo kuri. Umuntu YouTube channel nakubwiye abantu nuko ntashaka kugira mwe n'amazina n'ingero, ariko ngenze umubare w'abantu barenga 10 mu Rwanda bubatse inzu nziza bakoresha YouTube, bakuye amafaranga kuri YouTube, sibyo? Nituva kuri kamera ndaguha ingero nk'eshanu urumva z'abantu nawe uzi, kubera ko badafite umushahara uzwi muri leta ngo tumenye ngo kuvuga ngo visi mahembwa miliyoni 2 kubera ko ari stati harizwi. Ntabwo ushaka kumenya ko abantu bakorera ayo mafaranga. Umenya ko abantu bagenda mu modoka nziza bubatse amazu meza afite business zikomeye babikesha amafaranga bavana kuri YouTube. Nose niba noneho wabonye uri yo kuyavanaho kandi akora ibintu bidasebetse bifasha abantu, ibyo bintu urimo urabinenga iki? Urabirwanyiriza iki? Kuki umva ari ikintu kidasanzwe? Ariko kitanasanzwe na gwenda nabyemera. Gifata ko kidasanzwe ariko mu buryo buri positive. We kwifata nk'ikintu kidasanzwe mu buryo nakwita ko kuye kurwanya.
impamvu rero abantu bari kubigarukaho n'indi kureba ibyo abantu bagenda bavuga abantu benshi bavuga ko ubundi nyirizina umuntu wabaye vice mayor agakwiye kuba directeur w'ikigo runaka muri ministeri, yagakwiye wenda n'urugero kuba akuriye umushinga runaka, yagakwiye kuba yanagize nyine kuba umuntu wabaye muri iyo community cyangwa se abaye mu butegetsi cyangwa se mu buyobozi yisanga yashinze YouTube channel abantu benshi bijya bazifata nyine nk'ikintu kitinjiza, bazifata nk'abantu bavugira ibyo bishakiye ahantu hatari nyine amafaranga. Hari n'igihe unaganira n'umuntu mwanahura aho ate bise ngo biriya bintu birakwinjiriza, nyine abazi nyine ko ari ibintu biri aho ngaho, nyine we ubona nta kindi kintu yagoye kujyamo. Wenda reka nkubwire impamvu eshatu zatuma uwabaye vice mayor cyangwa indi myanya mu butegetsi atakifuza kwisubiramo. Iyo umuntu agizwe aho umwanya mu nzego z'ubuyobozi bwa leta, uzi ibintu bitatu bya mbere ahindura. Icya mbere, abana benshi burya bahita bahindurirwa ishuri bigagaho, yego, kujyanwa mu ishuri nyine bijyanye n'urwego arimo. Ariko abenshi ntabwo batekereza ngo nibanyirukana hashize ibyumweru abana batangiye ukuvana k'uwo mwanya, ntabwo yibaza niba abana bagiye ku ishuri cyangwa ejo bazakomeza. Abana bageze mu gihembwe cya kabiri ariko bakigitangira utarishyura, ntabwo uri ku rutonde rw'abantu bashobora kwihanganirwa kuko usanzwe uzwi nk'umuntu ukomeye, nta nubwo wababwira ngo nzaba nyashaka, uretse ko niyo wababwira nabwo waba ntawe uzayakura kubera ko wayakuraga robine irikubye. So uhita wongera ukahita ubaburije guhindura umwana ukamuvana ku kigo cyiza yigagaho ukamujyana chini. Ikiri kucyumva. Ikindi gikomeye, agomba kwita ahindura inshuti nabo bagendanaga. Abantu bamwe babategetsi nkuko mwajyana kura n'ikosa ryo guhindura, yagendanaga n'abantu nyine ba rubanda rugufi yabo biganya bagize gute, agatangira kugendana n'abategetsi. Hakaba ari inshingano. Yego. Inshingano urumva ntabwo yajya kugendana nanjye twiganye. Okay, nta kibazo. Nta kibazo sinabibayemo, ariko reka nkubwire reality ihari. Kandi nkesha umwe mu babaye muri iyo myanya. Akimara kuvaho n'aba bandi baba vice mayor, abameya bagenzi be, abadirecteur b'ibigo n'ibiki. Iyo bukeye yamuhamagaye nta nubwo amwitaba. Uri wakana apamara kigeze kuvuga Kimitego se? Oya. Ngo umuntu wagomeye ingoma nujya kwisanisha nawe uzabanze bazi iyo ngoma. Ndacyashyize avugaga babandi babarwanya ubutegetsi bari hanze y'igihugu cyangwa se n'abandi. Niho ngiye guhera. Umuyobozi mu nzego z'ibanze rero, meya, vice mayor, wekwe ku bushake bwe mu nyandiko, ku mpamvu ze bwite nizo bakunda gukoresha, impamvu ze bwite mu nyandiko. Ariko reality tuzi ko atari impamvu ze bwite, sibyo? Buriya muri kamere muntu dutinya ikintu tutazi. Ugomba gutinya impamvu ituma yandikishwa ko agiye kubw'impamvu ze bwite akajya kuba umushomeri, yarakeneye ako kazi, yarakeneye amafaranga, akajya kubaho nabi. Ugomba kwibaza niba uwamubwiye cyangwa se watumye yandika nta kibazo gikomeye amufiteho. Ni nayo mpamvu abenshi kubona akazi mu nzego zindi n'izigenga biragorana. Na leta yarakwanze, kandi reka umenye ko abantu bajya bamenya ko n'ibigo byigenga byo bigengwa na leta. Birigenga ariko bisaba byangombwa heze muri leta. Imikorere yabyo n'ibikora leta ibize. Kuko rega hari ikintu tuvuga, ikigo cy'amashuri icya leta kigengwa na leta, niyo kitujuje ibisabwa ntago leta igifunga. Siko bimeze. Inspection ya leta mu bigo by'amashuri izireba n'ubucucike, kandi n'ubundi muri prive nta bukunze kuhaba kuko hajya bake bishoboye, sibyo? Muri leta bacucitse ntago wagifunga kugifunze, noneho bakikuba ahantu hari ubucucike. Niba hari ubucucike bwa 200% bahita bimuka bakajya mu kindi kigo, noneho bakikuba kangahe. Leta igiye kugenzura ikigo nderabuzima, ikagenzura ibitaro bya leta, ntago ari kugenzura ibigo bya. Urumva yisanze hari ibyo batujuje, barabwira ngo mu bikemure. Impamvu babwira ngo mu bikemure n'ubundi nitwe tubikemura. Hari twe bagenzura, hari namwe tugenzura, twembi turi aba leta, ntaho twabashyira. Noneho uburi prive basanga bakoze akaherere gatoya barafunga. Uri kubyumva? Niyo mpamvu rero ko n'ibigo bya prive bizi neza ko leta ari ibigenzura. Ndinde se wo guha akazi meya cyangwa vice meya ntazi icyo leta yamwirukaniye, kuko nawe birukana ku mugaragaro bakavuga ngo uriya muntu bamwirukaniye wenda ko atashoboye iki n'iki, navuga nti iki nakihanganira. Hari akantu gaherutse kuba
nigeze kujya gutara inkuru ahantu yari inkuru ku bufatanye nyine n'igitangazamakuru nkorera noneho kera kabaye hari umwe mu bantu bari visi meya kuko yari mu bantu basa n'abatangije uwo mushinga ajya kuba umuyobozi mu karere ariko haza kugira avanwa nyine mu nshingano cyangwa se ntabwo yirukanwe ahubwo batoye haza kuboneka nyine ntiyajya bamuha manda ya kabiri atabonye manda ya kabiri avamo nyine ajya kwishakishiriza ibindi akora abona akazi mu hahandi nyine unengeye gukora iyo nkuru abonye akazi aho hantu kera kabaye yaratanabona n'akazi mwaho hantu ahubwo yaratabona akazi ariko kuko ari umuntu nyine uri mu bafonze ibyo bintu yari yagomba gutumirwa nk'umuntu watumiwe njyamo kumubaza interview nshaka kumubaza nyine impact nyine abona byazanye kuri community y'aho hantu n'ibiki turaganira birarangira interview nyifite kurumva nagomba kugendera ku byo abishyuye bakeneye nk'abantu bishyuye ikigo nkorera ndagenda ndi kutambuka ngiye kwambona nyiri amafaranga arara ati uriya muntu wafashe interview tuyishyiremo yari visi meya ari no mu batangije ibyo bintu urabyumva nubwo nyuma baje kumuha akazi muri icyo kigo ariko muri uwo mushinga ariko nyirizina bakamuhaye ariko bari bambujije gukoresha ijwi ry'iyo cyangwa se interview bari bampaye kubera iki nibo bari bishyuye ntabwo bagomba kuburana nabo nyine urabyumva ariko mu by'ukuri urumva nk'icyo nandi kukuziriza nakubwiye bahura n'ikintu bita stigma y'akato babaha akato mu nzego za leta no mu nzego hakato gashingiye no kuba umuntu aho mwasaba aho yanyweraga rwose agera hakahindura hahindutse nubwo bita Karegeya sinimo mpuzamahanga yakunda kuvuga ngo hari umuntu wajyaga basangira ngo ujya gukunda kunywa ngo nikeni ngo nimba ngo ari 2,000 ngo kaza ngo kunywa ngo fura gushyira hasi ngo kera bamukuye kuri uwo mugati munini yatumaga agira ngo ntiyongeye kandi ko n'umuntu ushobora no kumukingura n'ahantu ngo nibura ashobora so urumva n'ikintu bari abantu bahura no rega byonyine no ku mwana w'abantu yigaga havuye kubera ko akazi kahagaze ubwabyo ni ikibazo ariko noneho nabo bantu ntago avuga ngo kanaka ubwo yari visi meya aba visi meya bari babiri mu karere umwe ngavuga ngo uri yari mugenzi wanjye twari ku rwego rumwe dukorana mu biro bimwe reka mube hafi ngera namusura hari ubikora wenda ko bukeye ariko uvuga ngo bihoraho aza gusapotinga agire n'ikintu yagufasha aguriza n'amafaranga ushinga business ntibibaho biba birangiye bivuze ko uyu mudamu rero ahangaha aba ari nka ubuhungira abonye oya ikindi kintu nakubwiraga ni uko unatekereje no kwikorera cyangwa n'ikindi kintu wakora ugomba kwirinda cya kintu bita imprévu ngiye no kuvuga ngo umwana wanjye ahantu yiga hajyanye n'ubushobozi bwanjye sibyo meya ahantu umwana we yiga hajyanye n'ubushobozi bwe oya ubushobozi bwe ntabwo bweje abuze ngiye akazi nkora n'akazi niko nzabangikoresha meya ari ku mwanya ufite tinya abantu bose barabona bari ku myanya ashobora kuryama akabyuka atakiwuri hatarabizi icyo uri kucyumva reka nkubwire wowe hano Rufe uri umunyamakuru yego ushobora guhindura igitangazamakuru ukorera ariko still umwuga urimo tu uri kumva ko ariho hantu uri gushakishiriza visi meya nyuma yo kuba visi meya ejo yabyuka mu gitondo agasanga akazi yagatakaje kandi nta kandi bamuhaye ariko akongeraho n'ikintu cy'uko noneho nyuma yo kugatakaza anatakaje amahirwe yo kubona kandi kubera ko baba bigenga n'aba leta bamureba ikijisho bavuga ngo ni ipiyo yavanywe mu zindi tutapfa kumenya icyatumye bayivana mu zindi babanza kushishoza iki gituma akwiye ku buvisi ariko umuntu wananiye na leta k'igigoragoza njye namenya uri kubyumva hanyuma ikindi reka tuvugishe ukuri reality ihari iyo RPF yakubonyeho nko ku banyamuryango ba RPF ubusembwa ushaka kutabutangaza ariko avanywa mu nshingano none se izo nshingano bazivanyweho kubera ko RPF yagutenze n'ubujya ahandi mu kindi kigo cya leta aho FPR yakishimira ko ukora no muri fite ibyo yakunenze ni hehe na cyane ko nta n'uwapfa kuguha akazi kandi n'ubundi nyine yanakunenze yego none rero no kuba nawe wavuga uti rero reka ngiye gukora ahantu noneho nizeye ko batazabyugutsa mu gitondo maze koga ndi kwisiga amavuta sibyo ati sohoka ngo bahita bambwira ngo ntiwirirwe ku kazi sigura urufunguzo ohereza urufunguzo wabikirwa uruzana ohereza urufunguzo
kukazana undi urukeneye uri bwinjiremo n'umushoferi baguhaye agahita agusiga. urumva abanye atekereje kwikorera rero noneho akanavuga ati niba uretse n'ibyumeya n'uwigenga n'iki nzamukorera cyaba ari igitekerezo cyiza buriya gutekereza kwikorera no kwibohora sibyo rero vice meya courage niba rwose ahubwo atanabitekerezaga kuzabyazaho amafaranga azegera abantu babizobereyemo bamugira inama z'uburyo yabikora bikamugirira akamaro. Ni ibintu bitunguranye, ni ibintu abantu batamenyereye. Ntekereza ko gusa bwari mu kintu w'ikirarane hari yigeze kuba yasuzugura umunyamakuru. Yego ari impamvu abantu bamwe mu itangazamakuru akagashobora kugakoresha cyane, bari kubikoresha bavuga ko yasuzugura umunyamakuru mu gihe ari vice meya, ariko nako ni keza kuri we kubera ko kamuhisemo akamenya ko atari byiza gusuzugura buri muntu wese. Ahazamuka niho haba hanamanuka, yego ahamanuka ejo haba hazamuka. Ahantu umunsi wa none wanyereye ejo ashobora kukwanduriza inkweto. Niba uri guterera ahantu kandi uzi kuri bugaruke, vunika uzi ko uraza kugira imiyaga yuko imbaraga uri kugira uzamuka zize kugabanuka n'umanuka. Ariko niba umanuka ubona horoshye, my friend, ibuka ko ahantu uri kumanuka uko wakoroheye nunza kuhaterera haraza kugorana. So ni isomo ry'ubuzima. Ariko nanone ko umuntu yabana isuzuguye umunyamakuru ntibivuze ngo bamucireho iteka. Burarega nawe ugiye kumuvugishwa amabaza cyari cyabimuteye ko atasuzuguye benshi se. Hariho mikoro nyinshi hariya, cyari ikibazo cy'umunyamakuru, ariko hariho mikoro nyinshi. Ko yagisubiza ntabwo ari mikoro y'ura munyamakuru ari kugifata yonyine. Reka nkubwire ikintu gikomeye rufere. Ujye umenya no guceceka igihe ari ngombwa. Abantu benshi bazi ko haracecetse atari ngombwa. Uri kunabazwaga cyane, abazwaga ku bintu by'abantu basenyewe niba mbyibuka neza. Hari igihe ushaka gusanga kitari kiri ku bushobozi bwe mu kugisubiza, sibyo? Agasangaho kugira ngo asuzugure abamurenze, yasuzugura abanyamakuru akazabyihanganira. Ni imibereho myiza y'abaturage. Umuturage se wasenyewe inzara ararahe? None se nyine katari ushobore kumwubakira indi, sibyo? Akaba none naramuka. None se siyasa na politiki ivuze iki? Siyasa nyine ubwo yaseyirinze siyasa, sibyo? Ariko icyo navuga cyo niba yarakoze ikosa ubwo nawe yabonye isomo. Ariko nanone ntabwo dukwiye kuvuga ngo tumurimo hita ku cyo gihe asuzugura umunyamakuru. Impamvu ibintu byakomeje gutrendinga cyane Theo, urabona abantu benshi bari bamenyereye vice meya iyo yarangije akazi cyangwa se ba meya, nta muntu ujya kwaca iryera. Ubu nta muntu uzaho umuntu bita Fred wayoboraga Rusizi ahantu ari, nta muntu uzano bita Kayumba ari wayoboraga Rusizi, nta muntu uzi abameya wenda wa Kamonyi n'abandi bose. Ariko wari vice meya wa Kamonyi, nimba ari wa Kamonyi nimba mbyibuka neza, wigeze kuza kuri YouTube avuga uburyo umuntu bita Kaboneka ntabwo ari vice meya, yari meya yamubereye Kamonyi, yamubereye mubi kugeza ku rwego rwatumye amuhungeta anamwirukana mu kazi. None se sibyo uyu n'uyu mugore wenyine bagaragaye kuri YouTube, undi we yagaragaye hari umutumirwa, undi agaragaye hano ari we nyiri uwo muyoboro wawushinze. Mugani wawe ashobora kuba ari escape abonye hano ho guhungira kugira ngo abone amafaranga, cyangwa se wenda ageze no kuhungira. Rega ushobora kuhungira nkaho wenda ari ahantu bateye isoni kuri YouTube, sibyo? Ngereka nkubwire nta kandi kazi nkeneye wananjyanamo, mundeke ibintu nkora ndabikunda kandi biragutunze, birantunze. Ndikumva nishimiye uburyo bintunzemo, sibyo? Vice meya baramushaka wiki ejo bundi vice meya naza ejo ndababwira ko yateye imbere, muzatangira ngo nyamara kuki mumva ko ibintu bitamutunga, ko bitamugirira akamaro. Abakaze mushake nzamwisabira ikiganiro. Theo, turi gusatira umusozo, ni ubutumwa ki wagenera abantu bari kumunenga? Harimo abanyamakuru bagenzi bacu. Reka nkubwire, reka maze nkubwire mu bamunenga bamwe. Hari abantu bize ubuhinzi bakabajya kwiga mu Rwanda, bakarangiza mu Rwanda lisanse, bajya kwiga muri Israel, akaba uyu musore umushomeri. Shinga YouTube channel utwigiye, niba uko wari ufite ubumenyi wigisha abahinzi borozi uburyo twakweza imbuto abantu babirebe, ubagirira akamaro nawe winjiza. Siko bimeze. Hari aba veterinary barangiza secondaire kaminuza ntibabona akazi. Igisha abantu niba warize ubuhinzi uburyo umuntu ashaka gufata mu gipanga tuyemo i Kigali, akoresha niba ari imifuka, niba ari ibiki byayo byose bajya bakoresha, akabona umusaruro ushobora kumutunga adafite isambu nini. Wari muragira we urimo urabivuga umunenga wagujije amamega kandi warangije lisanse, warangiza ngo ubwo umuntu ngo vice meya nakwiye kujya kuri YouTube.
niba ufite ikintu uzi kukimenya ni kimwe, ukagira n'ubushobozi bwo kuba wakibigisha abandi, kigishe kuri YouTube, bizakugirira akamaro, bigirira akamaro sosiyete. Niba ufite n'akandi kazi nibyo wanabikora, ikibazo kiri hehe? So mbere na mbere yuko abantu batekereza ku mbehe y'abandi, imbehe ya kana kose ni gute buriya yari ifiriti buriya inatera obesity, wabashiye kumwarurira iki wowe? Amateke. Wowe icyo wabashiye kumushyira ku isahane ushoboye kumuha ni iki? Ntushobora kugaburira umuntu none urimo unanenge indyo ye. Wamusapotinza ahubwo mubwira uti iyo firiti yari ikeneye n'imboga kugira ngo habeho kwekilibra rya funguro, bya binyamavuta, habeho n'imboga zishobora kwabsorba ayo mavuta, aho uzabura umuntu w'ingirakamaro. Umuntu nta kintu ushoboye kumufasha, nta kazi umurangiye, ntaki, none ibyo yigiremo nabyo utangiye kubirwanya. Ibyo ni umuco mubi. Inama kuri Axel Visi Meya, inama nakugira nuko mbere na mbere courage. Icya kabiri, niba utateganya kubikora nka business, ubu ngubu bikore as business. Kwanza iryo zina rya Visi Meya wari ufite, uyu munsi waribyaza umusaruro. Ejo bundi ukajya utanga n'ibiganiro bivuga ngo nyuma yo kuba Visi Meya nakoze ibi kandi byagize gutya na gutya. Unatanga experience y'ibintu bimwe na bimwe wagiye uhura nabyo muri biri kuvuga, kuko n'uburi kuvuga ngo wenda Meya Aimable wabaye Kamonyi n'uyu Axel batangiye batinyutse kubivuga cyangwa se kugaragara. Hari na Meya twaraganiriye wari Meya wa undi wabaye gitifu wa Cyuve ninde, Meya wa Rutsiro. Meya wa Rutsiro, umwe birukanye, umwe wavuye mu nshingano. Yego, bari kumuvuga ngo wowe na Gatabazi. Yego, nawe twize kuganira, ariko bari abantu babayeho ubuzima, sosiyete irabafata ikabagaraguza agati. Kandi vuga sosiyete ni uhere ku muturage wo hasi ugere ku bandi bayobozi batandukanye baba baragiye bakorana, ntawongera kumwikoza, sibyo? Abenshi ibyo bintu bibatera n'isundi kuba bana bigaragaza. Ivangara abantu babaye ba Visi Meya baba batinya kujya mu muhanda cyangwa bameya kwiteye n'abantu cyane bikomeye. Hari umuyobozi umwe twize kuganira arambwira ati bankuye ku buyobozi bukengera njya gukoresha telefone kubaza kuri MTN niba telefone yanjye bitagize ikibazo kuko nabaga ntawo mpamagara. Numvaga bidashoboka. Numvaga nibaza ko abampamagaraga bose ntago bambazaga raporo. Harahamagaraga bambaza amakuru, bambaza umunsi turire ranchi, sibyo? Agahene nkakoherereza. Urumva? None ukibaza umuntu abantu bifuza kuguha uri Meya. Ese Meya none kwa nari mbonye imodoka ije hano, ubwo ndi ahantu wenda mu byaro hirgiyo, ni umukire baziranye, atari n'ubutegetsi, ni umukire. Nari mbonye imodoka, ubu nyiguhere nk'agahene, ahubwo ibyiza suko bakabaga bakagwa kabaze. Ayo bakazana n'aboya. None ukumva abantu arabagome, amaze kuva mu nshingano, ntugishaka kumwereza twatuntu kandi ari bwo ikeneye. Nawe akeneye akaboyiro. Hari experience menshi aho gusangiza. Nyirubwite yishobora kumurakaza ariko yihangane, ni yangira personnel. Nigeze kugira ibibazo umuntu wanjye ajya mu bitaro bimwe hariya rwose mu mujyi wa Kigali. Noneho urumva abantu barakugemurira. Noneho urumva niba ufite inshuti nyinshi, umwe akazana ji, undi akazana fanta, undi akazana ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bitandukanye, ku buryo usanga akabati nk'uyu urumva ufite kubayeho ushobora kwishyurira chambre privée. Noneho umuntu araza bagenda mbona mu kabati abanjye muri ibintu ari byinshi. Noneho umwe urumva ntabwo nagiye ndeba ngo reka mvuge ngo nukwandika amazina, nabanyandika amazina kanakazanye ibi. Umwe mu byo banzaniye mu bantu bari hanze kw'ibyo bitaro, pande badafite kivurira, badafite ibyo kurya, fata ji yagashya. Bakumuntu wari yikuye ji yagashya ugeze mu birenga 10. Ni yabakiri. Ariko nari nasuwe mu by'ukuri n'abantu benshi kandi byose ntabwo nari kubimara. Fata ji n'utundi tuntu haba abantu batagira ababitaho bari kwa muganga. Bumva kukoze neza.
ntabwo nigeze nanibaza ngo njye gutekereza ngo hari igihe nde wayizanye. My friend, nagiye kumva n'ubundi umuntu arambwiye atuze Theo ansuzugure, afata ibintu namuhaye namushyiriye ansuzugura bitange. Mu by'ukuri Alfred, ninza kugusura uzanzimanire, sibyo? Ariko nuziba ntabwo uzanzimanira ibintu ngo ntaneke kubimara byose. Kuko niba ibiryo bampaye n'ibyo kunywa n'uwo ndwaje tutabimara, ndamutse mpaye umuntu bikeneye mbipfushije ubusa cyangwa ngize neza. None se n'ubundi iyo bisigaze ukabimena agasanga wenda n'urugero biri muri Mondisi nibyo byari kumushimisha. Oya, we kubwe kugira ngo wenda wige ko yanyubashye nanjye nkamwubaha nuko yaje inanayitahana none ikazakonsomwa n'uwe yigeneye uri ku rwego rwe. Ariko ibyo ntabwo ari nanjye bantu, ntabwo ari umuntu nyina nubwo mwemera buriya. Njye nkunda ubunyamaswa. Inyamaswa ko bateranye nazo zabatwaye iki? Inyamaswa zirakundana Alfred. Inzoka iturumbutse aho ngaho nareba uburyo wiruka. Buretse gatoya. Inzoka ni ku muntu wese igisenyi wese nayica. Inzoka imbonye inciye urwaho yanduma, njye nyiciye urwaho nayica, sibyo? Bitandukaniye he? Ahubwo mbwira ngo inzoka nini, inzoka yica indi? Biragorana. Intare ko ari ingombe yica indi? Biragorana. Ijya kwica kandi kantirope kugira ngo irye. Umuntu we nta kwica gusa arakugambanira akakuroga agakoresha ibintu byose, sibyo? Nta n'ikindi kintu agutezeho kindi ari ukukwanga gusa. Umutima w'abantu wenda nabagiye n'ikindi kiganiro tukazaganiraho ubutaha, ariko abantu kamere muntu niyo kamere mbi mu biremwa byose ubona ku isi. Umuntu ni mugari. Uri kuvuga umuntu, sibyo? Uri kuvuga kuri cya kintu ngo umuntu hari ifite mu modoka agasabwira baragata ngo yaguze imodoka nshya iranuka, eka da ngorane yanciyeho ngo yumva agomba kuntwara kugira ngo anyirateho. Abantu baragoye, abantu baragoye. Wamuhaye lifuti ngo kugira ngo nkirateho? None wamuhaye lifuti ufite umutima mwiza akabwira abantu ngaho yogura imodoka nshya ngo ntago abashaka guca ku bantu ngatabatwaye kugira ngo abirateho. Uramutwaye ntumwirase ntubimubwiye. Abantu baragoye bajya babona yuko igihe ubonye umuntu muri situation runaka ukwiye kumushyikira no kuba hamwe nawe kurenza kumva ko wamurwanya. Theo, uragira ngo singushimiye kuri iki kiganiro tugiranye? Nanjye ndagushimiye.